turagushimiye wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ku mbaraga z'ibimera. Imana iguha umugisha. Uyu munsi wa none n'abatindiye ngiye kukugezaho umuti w'ibisazi. Muri make rero hari ibisazi biterwa n'amadayimoni, hakaba ibisazi biterwa n'indwara isanzwe ubwonko bugatokorwa. Umuti rero ngiye kukurangira ni ibisazi biterwa n'abadayimoni, kandi ni ikimera pe, ni ikimera gitangaje. Gusa abantu turiho turarangara ibi bintu twakabaye tubijyana muri laboratwari, natwe nyine tukagerageza imbaraga zacu n'ibyo tuzi. Yego, uyu munsi wa none tugiye kureba rwose iyo umuntu yafashwe n'amadayimoni akamusaza bigenda gute, ni ubuhe butabazi wahita ukora. Kera rero habagaho imboga, n'ubu ariko ziriho, ariko zimera hake. Ni imboga bita isogi. Imboga bita isogi. Icyo gihingwa kigira ikibabi kimeze nk'ikiganza, kikera utubuto turi nk'udushyimbo tw'udutejateja. Isogi rero mu yandi magambo bazita imboga z'umuterekero. Zamaraga iki? Zari imboga batekeraga amadayimoni, bakaziterekeza nk'uko baterekezaga imboga. Iyo abadayimoni babaga bashatse kurya bakaka isogi n'inzoga, kuvuga ngo waragendaga ugasoroma izo sogi, wamara kuzisoroma ukaba watetse ibishyimbo by'ibigugu birimo nyiramabuno bimunzwe. Wamara kubiteka ukabirinda amashaza, byabaga ari ibishyimbo bikuze bimaze nk'umwaka bisaruwe, babitse mu kibindi. Bya bishyimbo biba byuzuye imungu, bakabiteka. Bamara kubiteka mu gihe cyabyo cyo gushya, ukagira gutya ugasoroma isogi ukagereka kuri bya bishyimbo, ugacanira kugeza amazi akamye. Hanyuma ngo bakazikuraho bakazijyana aho bagombaga kuzikoresha iyo mihango ya gipagani. Abadayimoni barahagurukaga bakarya, barangiza bagashima. Ibyo ntimubimbaze kuko njyewe n'ubu, kuko babikoraga ntahari, ariko abakuru batubwira yuko zari imboga z'umuterekero. In nowadays rero izo mboga zifite ubushobozi, zibitsemo ubumara budasanzwe. Ku muntu wagize hypertension akabyiyumvamo yuko isukari yamuzamukanye, agira gutya agasoroma izo mboga akaziteka akazirya. Ewana, ziyica nk'aha ngaha. Njye mbibutsa ko indwara zose ari dayimoni. Indwara zose aho ziva zikagera ni dayimoni. Kandi mujye mwibuka ko Kristo igihe yari ku musaraba ku isaha y'isaa 9 yavuze ko byose birangiye. Icyitwa indwara kubita hasi, icyitwa buri kimwe cyose kinanije umuntu akubita hasi. Nujya warwaye hamagara Kristo aze agutabara, gukize izo mbaraga z'umwijima ziba zakwinjiriye. Yego, noneho urazifata nyine ukaziteka, wazibiza, wazigira gutya. Ikizima nuko zirya puresha rwose igira gutya ikibwiriza, ikagenda igasezera. Sasa rero umuti w'ibisazi natangiye mbabwira ko zari imboga z'umuterekero, zibitsemo imbaraga ziteye ubwoba. Iyo ugize gutyo ukabona nyine umuntu aragusaranye, yatewe n'amadayimoni, uragenda ugashaka isogi. Isogi rero ni ako katsi mubona muri video, ukagenda ugacukura umuzi wako. Umuzi ukaza ukawoza neza,
wamara kuwoza ukawusekura, ukawupira, ukawusekura, ukongera ukawusekura, wamara kuwusekura ugakuramo utuzi, hanyuma ugahereza wa muntu wagize ibibazo byo mu mutwe. Amadayimoni ye yamusajije agira gutya rwose, akakubwira icyo ashaka kuri uwo muntu wasaze. Yaba na ngombwa amadayimoni akavuga ati murakoze kuduha icyari kituzanye, reka tugende. Nuko umuntu amadayimoni akamureka, akongera akaba muntu muzima. Umuzi w'isogi rero wibitsemo imbaraga z'umurengera. Umuzi w'isogi ni umuti gakondo, ni umuti wa kinyarwanda urenze. Niba wankunze ukande subscribe kandi ntukabure gusharinga, kuko bamwe basigaye bafata ibyo navuze bakajya kubikoraho ubushakashatsi kandi umusaruro ukaza kuba umusaruro muzima. Nkwifurije kurya isogi rero wowe wahuye n'ibibazo by'umuvuduko. Isogi gusa ni imboga zisharira, zirasharira bya icyo bita gusharira, kurura, zirarura. Ariko kandi iyo wazimenyeye ni imboga ziryoshye, ni imboga zituma isukari yawe ijya ku murongo, ni imboga nziza. Njyewe naraziriye, ariko ntabwo naziriye nasaze cyangwa nabaye ikindi, ahubwo naraziriye kubera ko ari imboga, ari ibyatsi biribwa. Ziraryoha pe, ziraryoha, mbese ziraryoha, ndazibatuye. Ngaho rero ukande subscribe, ukorera yo ukore comment, unyandikire umbwire ikindi mushakira, yagikoraho ubu